Muraho neza turabaramukije aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Ushobora kuba uri mushyashya kuri Mubwire TV ukibaza se ni iki babwira abantu? Nta kindi tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubabwira ko ari ingenzi, ni ukubabwira ko tubakunda. Ahangaha ni mu bikorwa by'urukundo gusa, ni amasiripurize, dutungura abantu. Nawe hari uwifuza gushimira, hari uwifuza kubwira ibyiza bye, hari uwifuza kubwira ko unamukunda, uraduhamagara tukaza tukamukorera siripurize bikarushaho kugenda neza. Hanyuma rero ndabashimira cyane abantu mwese mukomeje kutwereka urukundo, abantu munyandikira inibogisi mukampa kuraje, mukambwira ukuntu mwatunguwe, ukuntu ibiganiro byanjye biri kubaryohera. Ni ukuri Imana ibaha umugisha kandi namwe ikomeze ibashyigikire. Hanyuma rero mbere ko dutangira ibiganiro byacu, reka mbageze ahantu heza mwakura ibintu by'ubwenge byarushaho kubafasha. Wifuza kudodesha, wifuza imyenda myiza idoze, cyangwa wifuza amarido, umuntu wakudodera imyenda kandi akayiguhera ku gihe, ni Grace. Nimero ni 0788 50 95 73. Grace aragufasha akaguha imyenda myiza kandi akayiguhera ku gihe. Hanyuma abifuza no kugura imyenda namwe ya caguwa, nunarahari kuri 0788 nunakorera nawe muri shike, winjire ku muryango wa Access Bank. Iyo ukirenga Access Bank, umuryango ukurikiyeho ni kwa Nunu. Wamuhamagara kuri izo nimero 0788 70 Nunu arabafasha. Hanyuma bifuza imodoka ama hybrid, namwe Fabiola arahari kugira ngo bafashe kuri 0788 98 13 arahari Fabiola ku bijyanye n'imodoka. Mugura imodoka nziza kandi zijyanye n'igihe. Hanyuma bifuza kugira amavaze meza, indabo, nta wundi muntu wabafasha, Yvette arabafasha kuri 0788 65 12 58. Yvette arabafasha akabaha indabo nziza, akabaha amavaze meza, akarushaho gutuma iwanyu harushaho gusa neza. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe bantu banjye, bantu mukunda ibiganiro byacu, murabibona, musige mubona ko twahinduye, dusigaye dukora ibiganiro bigufi. Impamvu dukora ibiganiro bigufi nta yindi, ni ukugira ngo mubirebe mubashe kubirangiza, kuko ntabwo ari umwanya munini tuba dufashe, kandi tuba twazanye ibintu byarushaho gutuma turushaho kunguka, ndetse ubuzima, imiryango, abana bacu birushaho kugenda neza. Hanyuma rero mubane natwe, mujye mwumva ikiganiro, mugisoze, muduhe komenti, mwumvishe neza, mutubwire ibyo twakongeramo, ndetse mukoreshe ya mubishyire no ku masitati yanyu, birushaho kugera kure. Ubu butumwa, izi nyigisho zirusheho kugera ahantu kure, bizajya bigenda neza. Ndabizeza ko ntago murambirwa, ndetse muraryoherwa, ikiganiro kirababera cyiza. Uyu munsi rero nabateguriye ibintu byafasha umwana gukura mu bwenge. Uribaza ngo ni igiki cyafasha umwana gukura mu bwenge? Ese nk'umubyeyi ni igiki asabwa gukora cyafasha umwana mu gukura mu bwenge? Murabibona ko muri iyi minsi bazi iminsi nibanda ku biganiro bijyanye n'uburere bw'abana, bijyanye n'imikurire y'abana, bijyanye n'ubuzima bw'abana. Nta kindi tugambiriye, naje kumenya ko umwana apfa mu iterura, naje kumenya ko iyi miryango tubona itishimye, iyi miryango tubona ifite ibibazo, abenshi byavuye mu miryango yabo, byavuye aho baturuka, byavuye aho bakomoka. Uzasanga umugore ukuzengereza cyangwa umugabo ukuzengereza, kenshi ni gake cyane uzasanga ibyo akora nibyo yabonaga iwabo. Umugabo ukubita umugore yakuze ari umwana, abona umugore nta gaciro agira, abona isa akubita mama we. Icyo gihe rero ni rwo rugero yafashe. Umugore uhagarara mu muhanda agakenyera igitenge, agatuka umugabo, akamwubahuka, ndetse akubahuka n'abandi, ahanini nukurikirana uzasanga nawe ariko yakuze abona mama we, agira ngo ni rwo rugero rwiza rw'ababyeyi. Rero murambibabwira, mureke twite ku bana bacu, turebe icyo twakora kugira ngo bazagire imiryango myiza, imiryango yishimye, ndetse imiryango irambana. Ibyafasha umwana rero gukura mu bwenge, nta kindi kintu cyamufasha. Ikintu cya mbere cyafasha umwana ni ukumuba hafi. Umubyeyi kuba hafi y'umwana, ukamwitaho, ukamenya icyo umwana akeneye, ukamenya icyo umwana abura. Muri uko kumuba hafi uzajya ugenda wumva ibitekerezo by'umwana, ndetse kuba hafi y'umwana ugenda urushaho kumenya ikigero cyiza umwana agezemo. Umenye ngo uyu mwana ageze kuri iki,
uzitwara ababyeyi kubera kutaba hafi y'abana babo abana banarengerana, wenda umwana agatinda n'igihe cyo kuvuga cyangwa igihe cyo kugenda ntabimenye, akajya agira ngo ni ibisanzwe kubera ko ahora yagiye, kubera ko atajya aba hafi y'umwana we. Ariko kuba hafi y'umwana urushaho kugenda umenya ibyo umwana akeneye. Icya kabiri rero kizafasha umwana mu gukura k'ubwenge bwe, mu gukura mu bwenge, ubwenge bukarushaho gukura. Ikindi kintu kizamufasha ni ukumusomera ibitabo. Wakwibaza ngo se nk'umwana ko aba ari mutoya namusomera ibitabo akabyumva, nubwo waba ubona nta kintu ariko ukabona ameze nk'aho nta kintu yumva, cyangwa ukabona ameze nk'aho ntabikunze, nta gaciro ari kubiha, rwose ntibizatume wowe w'umubyeyi wowe ubikora ntibizatume ucika intege, hoya, ahubwo birutuma umwana arushaho kubikunda, bituma umwana arushaho gukunda umuco wo gusoma. N'igihe agiye mu ishuri, n'igihe agiye kwiga, akajya ajya mu ishuri agasoma ibitabo, akajya muri biblioteke agatira ibitabo agasoma, bitewe n'iki yakuze abona bamusomera ibitabo, yakuze abona bamubwira inkuru z'abana. Rero uwo muco wo gusoma bikuza ubwenge bwe, bikarushaho gutuma agenda mu bwenge arushaho kwaguka cyane. Ikindi rero ni imikino yo kwigana. Usanga umwana hagati ubundi y'imyaka 3 cyangwa 2 n'amezi 7 kugera ku myaka 6, hagati aho ngaho abana baba bakora imikino yo kwiganana. Ushobora kubona nk'umwana akunda kureba nka telefone kandi afite imyaka 2 n'amezi 7, ugasanga yigize atya ati ngewe ndi Spiderman, nibagiye n'ukundi kuntu abana bajya babita, cyangwa ugasanga yavuze ngo ngewe ndi polisi, akigira atya ati ngewe ndi umupolisi, ugasanga afite imodoka ati ngewe ndi drive. Bitewe n'iki? Bitewe nuko kwiganana, bitewe n'ibyo agenda abona. Urumva rero imikino yo kwiganana bimutera nawe kurushaho kwaguka mu bwenge, akabona bikamutera ingufu, bikamuha gutekereza cyane cyane bya bikinisho byo kubaka. Umwana wenda ashobora kubaka bikaba byavamo inzu, cyangwa akaba yabikora bikaba byavamo ibintu by'igikoko runaka. Iyo mikino iri mu bintu bimufasha ko ubwenge bwe burushaho kwaguka, kuko aba ari no gutekereza cyane, aba ari kwibaza uko yabikora. Arabikora bwa mbere akabona ntibikunze, icyo ashaka ko kivamo ntikivuyemo, akabikora bwa kabiri. Uwo mwanya wose ari gukora aba ari gutekereza, birushaho kugenda neza. Ikindi kintu rero ni ugusabana. Iki kintu cyo gusabana, umwana ugasanga arakina n'abandi bana, umwana arakina n'abaturanyi. Nimba ufite umugisha wo kugira abaturanyi beza, ugasanga umwana arasabana, arakina n'abaturanyi. Ibyo bintu rero bizongera ubumenyi bw'umwana, kuko gukina n'abandi biri mu bintu nabyo bituma umwana hari imikino imwe n'imwe agenda arushaho kumenya, ndetse hari n'imikino imwe n'imwe agenda yiga, ndetse bikamurushaho n'ubwenge bwe gukanguka, n'ubwenge bwe bukarushaho kugenda butera imbere. Ikindi rero ni imikino nyine n'ubundi ikarishya ubwenge. Mu kanya nari mbabwiye gusabana no gusurana n'abaturanyi. Imikino rero ikarishya ubwenge. Urumva nk'abantu bakuru wakwibaza ngo imikino ikarishya ubwenge ni nk'igiye. Abantu bakuru buryo bari gukina amakarita, bari gukina igisoro, iriya nayo ni imikino iba iri gukarishya ubwenge. Rero n'abana hari ibindi bintu bateranya. Hari imikino y'abana, njya mbona abana batangiye kuba babegeyeho hejuru, bagenda bamenya yo guteranya, y'ibyo bintu nyine byo kubaka. Iyo mikino ibakarishya ubwenge, ndetse igatuma ubwenge bw'umwana burushaho kugenda neza. Ikindi kintu rero ni ukwigisha umwana indimi, kubera ko abana nimba mubishoboye, nimba muri ababyeyi mubishoboye, muzi izo ndimi, aho ngaho umwana kuko aba ari mu kigero cyo gufata vuba, nicyo babwira ngo umwana aba yigana, umwana aramenya. Iyo uvuze ikintu rero umwana aragifata. Ushobora no gutungurwa ugasanga nk'ubu hari igihe ujya kumva umwana kandi ni mutoya ntaratangira n'ishuri, ariko wumvishe yivugishije nk'icyongereza, avuze terme mu cyongereza kandi wowe ubwawe ntuyizi, ugatekereza ahantu yayikuye, kandi wenda ako kantu yakumvishe rimwe, wenda yakumvishe mu bikinisho by'abana mu bitente bareba. Rero ibyo bintu biri mu bintu bituma ubwenge bw'abana burushaho gukura, burushaho kugenda. Umwana umwanya, umwana
hari abantu ushobora gusanga bafite abashyitsi, umwana afite nk'imyaka 2 n'amezi wenda 7 cyangwa 8, umwana yajya gukora ikirahure, agiye guterura ikirahure wenda ngo wenda bavuze ati reka tuzane ikirahure duhe umushyitsi, umwana aza ibirahure biri mu kabati, umwana yajya gufata ikirahure ukabasanga abantu bose bagize ubwoba, baratike ngo yewe ngo urabimena. Oya, emerera umwana, umuhe icyizere, mutere courage. Umwana arazana neza ikirahure, abashyitsi nibarangiza umwana afate rya cupa rya fanta arijyane, umwana utangire kumutoza utuntu tumwe na tumwe, atangire kumenya ngo iki kintu kibikwa aha, iki kintu kirajya aha, iki kintu cyemerewe gukoreshwa iki ngiki ntabwo ari cyiza. Ibyo bintu biri mu bintu bigenda bifasha umwana, biri mu bintu bigenda byongera ubwenge bw'umwana. Nababwiye ko ntabatindira rero, nari nabateguriye utwo tuntu dukeya twarushaho gukangura ubwenge bw'umwana, twarushaho gukuza ubwenge bw'umwana, umwana amuha umwanya, umwana amuganirize, umwana amureke nawe akuganirize, ntaba ari wowe kumuganiriza gusa, ahubwo nawe umuha umwanya, umutege amatwi, umwana yisanzure nawe akubwire uko abyumva. Murakoze rero, ndabashimira cyane, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu, mukore like, mukore share cyane ahantu hose ibiganiro bihagere, mukore subscribe, ndetse mutwandikire muri comment cyangwa munyandikire inbox, mumbwire ngo twakongeraho ibi, mumbwire ngo twakosora ibi, mumbwire ngo byagenda gutya na gutya, bizarushaho kugenda neza. Ndabashimira cyane, kandi inkunga yanyu, courage mumpa, kunyandikira mukambwira ngo ibi watubwiye noneho ni byiza, ndabizirikana kandi mbiha umwanya. Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibashyigikire. Abifuza ko ari abantu twatungura, abifuza ko ari abantu twabwira ko mubakunda, tukabereka urukundo, ndahari kugira ngo abo bantu tubagereho, tubabwire ko tubakunda, tubabwire ko ari ingenzi, ndetse tubabwire ko twifuza kubagumana. Ngaho rero mukomeze muryoherwe, mwigumire kuri Mubwire TV, nta munsi n'umwe muzigera mwicuza, kuko tubafitiye ibiganiro byiza, tubafitiye inkuru nziza, nta munsi n'umwe tuzigera tubabwira ibintu by'ibihuha, inkuru tudafitiye gihamya. Oya, twebwe tuzajya tuvuga ku bintu byatwubaka umuryango, ku bintu byatwubaka, ibintu byatwungura ubwenge, ndetse byatuma turushaho kugira ubuzima bwishimye. Intego yacu ni ugushaka ibyishimo, ni uguharanira ko abantu bishima, ni uguharanira ko abantu bumva amagambo abaryoheye kuruta kumva amagambo abakomeretsa. Ngaho rero murakoze, Imana ibahe umugisha, mukomeze mubane natwe, kandi ibiganiro byacu bikomeze bibanyure. Murakoze.